shura cyari isugi ntombeshye sheri ntombeshye wenda ubunguye muri net nibwo wahita uyibona naye ndazikuramo kugira ndebe neza ndakamumva ahubwo si isugi yoroshye ya yindi sugi ko bari ibyo nige nzagusujura nukuri kw'Imana tahiye koko emi mashaka dabo dukore dabo harahiye none urishimye hahiriye rimwe ibintu ni neza kabisa hari ukuntu umuntu ashaka kugira kubona amazi atashatse kandi iyo ushaka kunywa amazi ujya kuvoma. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza nk'ibisanzwe nitwa MICHOU 2020 iyi ni yawe TV mpora mbategurira ibintu byiza kandi bibanejeje kandi kugihe ndi kumwe na wa mukobwa mwiza mwabonye mu minsi ishize ngaho twaraganiriye ariko uyu munsi yifuje ko agiye tugiye kuganira ndetse na n'uyu nguyu muramuzi benshi mukimubona naye nanze ko umusitari wa Tatto banyita MULA cyangwa se MULA baby niko abantu banzi kuri Instagram na Facebook yanjye so nkaba nishimiye kuba nahuye na MICHOU uyu munsi. Thank you MICHOU hahiye koko atashye ibintu n'uburyo bantu banje namwe murabibona. MICHOU ko wishimye Yazo wabura kwishima kiraho mikoro ko wishimye aba yari wowe wabura kwishima reba umuntu uri iruhande rwanjye. MICHOU wambwiye ngo nago wabura kwishima. Yes of course wishimiye iki? nishimye najyaga mbona uyu mutipe w'amatetwaje nkavuga ko se uyu muntu ni umunyarwanda ya none wasanze ari iki? nyine nishimiye ku maso ko numvisha mvugisha ikinyarwanda ariko niwe ugerageza n'urundi rurimi. So uyu munsi wambonye rero ashira amanga uraza kumenya buri kimwe kuri njyewe kabisa. Yes ya Mura ukibona no mukobwa wabonye iki mbere ko dutangira ikiganiro? Umukobwa ni icyuki mwana umwana afite ikimero kabisa aruzuye jya wumva abantu bavuga ngo baruzuye uyu ni correct rero kabisa ni correct cyane imbere cyane ameze neza bien wamubonye ikintu kimwe wamubonyeho kiri correct kuri ikintu mbona n'umwana mwiza so aratuje nta bintu byinshi ya urabona ko ebana n'umukobwa w'umujyambere kabisa ufite ejo hazaza ufite akazoza merci beaucoup mwana afite akazoza kabisa abakobwa ukunda ashani za size zanjye namubizi rwose nta hantu ari bubone naramubeshye ba bantu bafite umwimerere buzuye kabisa umwimerere mwana afite ibuno afite iguru ryiza urabibona izatetema do ikibona umva ahantu bose niguyanjye akunda yafose nkuko nzikunda so reba ukuntu yambaye neza ibintu bigaragaza ubwiza bwe nta kwihishira ngo yifungafunge kabisa ibintu ni sawa. Ubaka kanya wagira icyo gusaba ngo ugire icyo umukorera aka kanya twicaye hano wamukorera iki? Bose kireka nko kuba namubizura wenda umunsi uri kumamagara ndi mu kiganiro mugenzi agusabye ngo umubizure cyangwa akubwiye ngo umubizure wabyemera? nta mubizura nta birenze ahise ugira ngo kubizura umukobwa mwiza ni igisebo akareka ni ibintu byiza cyane. Igisebo ni iki? Igisebo ni kwa kundi ushaka kubizura umuntu eida ntakeye nta suku nta gahunda mbega ariko umuntu nyine ubona ahumura aba akwiye bizu buriya. MICHOU watanze bizu urayima cyangwa urayinyama urayima cyangwa urayinyama itari santarari ya santarari niyo mu bigikari umva yakanye muhenere ugeranye shahiye koko emi mashaka dabo dukore dabo harahiye none urishimye hahiriye rimwe ibintu ni neza kabisa umwana arahumura nabwiye ngo arahumura kabisa. Egese rero ndi kumwe n'abakinnyi babiri ba filime nyarwanda uyu mukobwa muramwibuka avuga ati ngiye nikundira Bamenya uyu nawe akina muri Stimade bamwita MULA Tatto nkuko mwabyumvishije uri yawe ni MICHOU reka nongere ngo Stimade babanyita gahunda gufasha gato bakwita gahunda yes bamwendera ku gihe
Yes, umuntu ugendera ku gihe cyangwa karakteri ziwe n'iz'ubwicanyi muri City Med. MICHOU, reka nongere ngo ikaze kuri kamera za yawe TV, ndakwakiriye. Thank you. Iminsi myinshi. Haciyeho nk'ingana gute? Simbizi. Nk'umwaka. Umwaka se buri urimora? wose. Okay, iminsi myinshi meze utese. Sha meze neza ariko sha ndakome cyakoze. Ngufite ngo nimba numvishe nimba ari ibuno, nimba ufite ibuno rimwe. Emi kandi oraje ubundi mu kinyarwanda cyiza iyo bavuze nk'umwana afite ibuno ubwo nyine aruzuye kabisa mva afite ibiro bigaragara atari wa muntu udutuburira uri munsi y'agafuka k'umuceri k'ibiro 50 urabyumva kuko urebye nka MICHOU afite nk'ibiro nka 70 ndabeshya MICHOU 70 sibyo urumva ko nzi no gufora uwo muntu aba yuzuye rero inyuma ni sawa iguru ni sawa ibintu byose ni wararaye imbere cyane. Yes, rero mwakoze kwitabira ikiganiro cyanjye, reka nangire mbaza MICHOU uyu muntu wavuga ngo ati nari mfite amatsiko yo kuvuga ngo se ngo umujama ngo ufite wa mbere ngo urumva wifuza kumumenyaho ibintu byinshi, murahuye, ikibazo cya mbere wumva wamubaza ni ikihe? Namubaza ngo reka mpite mubaza ntaranabyibagirwa. Aya matatuwaje yego, aya matatuwaje yose aya afite ubusobanuro wayasobanuraho mbere yose. Nasobanuraho inyinshi nzifite ibisobanuro. Basi sobanurira iyi ngiyi. Iyi ni money box, ni igikapo cy'amafaranga. Nakuze nkunda amadolari, surumva nkunda amafaranga muri rusange, nkunda gukora cyane no kujya nyabone. Ndi umuntu ukunda kurambura amaboko ngakora cyane. So iyi ni money box, then igahita ijyana n'izi ngizi. Izi ni amadolari. Umuntu mbona nyegere neza itabibona. Si dola se suzibana kuna amadolari abameze. Kuri abapanze neza. Ya. Alaye noneho wama. Isubibona. So bitabiza bigora nindi ingiri hano inyuma. Urabona iyi sign ya darasi. So bitabihura n'izizi imbere. Nukuvuga ngo tatu zanjye ku muntu utazibona zirajyanye. Ibintu byinshi biragendanye. Cyo nkunda ibintu bigendanye nkuko wasanga nambaye imyenda isa ifitanye relation ukuntu ukabona ko cyanze bikunze ikintu kiri kuri gahunda. Fine. Yeah. Izindi nazo zirahishe. Cha. Zirihishe. Ufite nyinshi. Izihishe zero umva zo izihishe na. Ari wumva kuri wowe utekereza adafite tatuwaje. Simbizi umujama nabonye akunda. Wowe. Ntabwo baho. Ahise yinjira cyane. MICHOU urabona ari nka umugore niwe wakinjiye cyane. Umugore niwe wakinjiye cyane agahita ambaza ati hari pataro ubu nta kintu kiriho shiri. Gutyo ibintu nk'ibyo. Ariko wowe wise winjira. MICHOU urabona ari nka yadafite tatuwaje. Ugereranyije. Murebe wenda mu maso urabona hari tatu. Yes, mu maso ho haragaragara. Ariko impamvu mbaza ngo ni nka hehe nuko nawe ari aho atari kureba. Urumva ari nka hehe? Sobanihera ntago mbizi. Gereranya nawe. Ibyo ari byose uyu mutipe afite tatuwaje ahantu hose. Afite tatu nyinshi cyane. Nahano ku maguru iriho. Iyi side nta tatu ziriho. Ku bantu banyibazaho cyane ko ndabiza benshi bananyandikira barabimbaza ngo ubwo ngo ariko ngo harantu dafite tatu. Aho ntafite tatu ni mu maso ni iyi side. Iyi side nta tatu ziriho. Ariko ahandi hose haruzuye. Amatako, amaguru hariya na hawa wa muntu uzankunda nyine. Akaba yadesida niba azajyaho. Hano naho umuntu uzagukunda. Hano hose. It's okay, but hariya ngomba gukora attention. Wenda sinzi nimba byakunda wenda ukareba hari inyuma, hariya hirya inyuma byibura ukaba wamwerekana mu mugongo kuntu hameze. Ngo wanjye akari kuntu wuzuye. Akareba kuntu hameze, hari umuntu wifuje kukureba ngenda bimusabiye. It's okay. Kanje nkwereka inyuma ko bimeze. Ashaka hareba neza. Ndiko mbona nduzuye. Yes, iyo bamwita MULA Tatto. Wadayi wose wuzuye tatuwaje. Uratwika. Asante sana bamwita MULA Tatto. Wenda MULA tatu zawe hari abantu bibaza ngo gutera umukobwa tatuwaje ngize amahirwe uri kumwe n'umukobwa nawe yarambwiye ati byabibaza abajya bibaza wenda reka nyimubarize nk'ubu uyu mukobwa muri kumwe uri kumutera tatuwaje. Yego ndi kumwe na MICHOU. Uri kumwe na MICHOU. Ibyiyumviro byawe byaba ari ibihe? Urumva rero giye nakubwiye ko buriya isura yo mu kazi
cyangwa se abantu babiziho professionalism mu kazi isura mu kazi tandukanye n'umuntu usanzwe ati gute ninjya mu kazi numva ndaza kuba seriye kuko ndi mu kazi kandi nahuye n'umuntu ari bumpe n'amafaranga ndi bunakoreshe n'igihe so ngomba kuba serious rero sinze gutandukira ngo njye mu bindi bitangomba bindi ntasabwa ya bivuga ngo even nubwo yaba ari naked nkaba ngomba kumukorera ahantu runaka ngomba kuhakora singira ikindi nitaho kubera yuko umukiriya n'umuntu uba wubashywe cyane ya nanjye rero nuko nguko mbikora ibindi sishaka kubyitaho rwose. Okay. Wowe kare wambwiye ngo urifuza ko nawe yagutera tatuwaje nihehe wifuza kayigutera bimusabe kandi ndabiza agomba kubikora nyine ndumva yayishirira nka hano. Wow, cyokoze ufite n'igituza kiza kiri flat. Asha Kiri flat. Uzayimuterera ku buntu. Igituza cya kiri flat, kiso flat. Wasubije. Nyine tatu zabera ha. Nzayimuterera ku buntu cyangwa si wakazi ku buntu kabaho. Uyu nawe. Uzabigenda. Aho yimi wabaye. Chama n'amafaranga ko rwaye. Man, wowe ntabwo ubona ko sana amafaranga n'ibintu bishushanyijeho n'amafaranga. So bring the money then I do the tattoo. Yes, bring the dollar then we do the tattoo man. Kabisa. Yes. Ndo mukashimani man. Uzana amafaranga nanjye nkagukorera tattoo. Ubwo uvugiye kujya mu by'ubuntu, ubwo nibyo biri buzemo bwa bwenge buke. Mugatangira gutandukira mugakora ibintu bidakorwa ndabeshya mishu. Ariko ni mujya mu kazi murajya mu kazi. Ubu mvuze ni wenda mishu ni girlfriend wanjye. Ubwo twaba turi seriye tugomba no gukora ibisabwa kuri girlfriend na boyfriend. Siko bimeze. But tuburamutse duhuriye mu kazi nanone tugomba kubana nk'abari mu kazi sibyo? Yes. Yeah, all right. Yes, rero ndi kumwe aba bantu bose bakina filime wenda reka twinjire ku gice cya sinema nyarwanda. Mishu kugira ngo njire muri sinema nyarwanda byagufasha iki? Kubizi ko hari abantu bavuga ati kujya muri filime k'umukobwa wenda hari abantu bagusaba kuryamana n'undi wowe bimeze bite byagenze gute ubushize twaraganira ariko ugenda tutabivuzeho wowe byagenze gute kugira ngo winjire mu gice cya filime nyarwanda? Reka nkubwire mi mu by'ukuri ngiye kugira ngo njye muri sinema ntabwo byigize bisaba ibintu birenze icyo kibazo mu ma interview yose nkoze barakimbaza bakanga ngo wowe ngo nawe ngo bakubwiye kuryamana no nta na rimwe nta n'umuntu n'uyu n'umwe nigeze ngira muri filime kuko twaryamanye hariho n'ibindi byateye wishyura n'amafaranga kugira ngo nyine ngo bakwamamaze mu gace kose uba ari wowe urimo mu subtitles aba ari we bashiraho ngo runaka ngo iki ubwo wenda nko muri filime nakinyemo bagahita banshyira kuri subtitles hasi nyine harakunuza ngo mishu ngo noneho ngo byakaze ngo mishu ngo yakoze gutya urumva hariya naho baba bagutwikiye noneho urabizi ukuntu nkoresha ukuri ngiye kubikubwira byose ngiye rero ntabwo ibyo byose byabaye niyo mpamvu ngira ngo batajya banshyira ku subtitles ariko ntacyo bintwaye filime nyikinamo kandi nkumva ndi enjoyinze nkumva nkoze ibintu nkunda mu by'ukuri na nubwo nabara n'ishuro nashimira Bamenya niyo muntu utaranangoye na gatoya cyane na gake ya Bamenya buri gihe cyose azajya amenya ko mbamushima ubu mushima yaragufashije hariya munyikubise mura ariko Bamenya n'umwana mwiza kwa nanjye twarakinanye rimwe mbona ni sawa kabisa afite idea nzima kabisa bro shout out kuri gabo kabisa kandi uzakomereza aho men icyo uzi ugisangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bagere aho bagera so turakubaha rero nka mukuru wacu ndabeshya mishuri oya ukuntu Bamenya ari kuru byatsa kiyemera umusaza sinzi pe kandi ni umusirimu yes ni umusirimu in and out ni umusirimu wowe byagusabye iki kugira ngo winjire muri filime nyarwanda? Man njye naragenda castinga muri Stimade nyine ndakasinga n'abagenzi banjye eban birangije batoranyije nisangamo nyine barambwira ati nawe ugomba gukina mu bo twatoranyije kurumva nyine Imana yarasekeye amahirwe yayisaba zose zabaye dru bari kumamagara byatsa kuba ibe gahunda nyine ushobora kuba urenze
ntabwo ari cyane ariko arahamagara sinanaciririza. wigeze wumva phone yanjye ivuga Man, rega wowe ubu ngubu nimba ari proti y'umunsi wayifashe sibyo nkora cyukisha ni gute utahamagarwa MICHOU. ubu nyine gahunda y'umunsi we yarangije kwifata. Yes MICHOU, uravuze ati nta kintu kibyigize bigusaba cyangwa ntabwo byigize bikugora. Reka twinjire none ku gice uyu nguyu yabaye mu gihugu cya Kenya. Ubushize twakoranye interview, hari ikiganiro twakoranye aravuga ngo nabaye muri Kenya ariko abakobwa bo muri Kenya batandukanye n'abakobwa bo mu Rwanda. MICHOU, nawe nta kibazo wamubaza kijyanye no ku basore bo muri Kenya? basore muri Kenya Nabanza nkamubwiramo gake ukuntu babigiye bimeze, deni nakaza kumbaza. Abakobwa ba Kenya batandukanye abakobwa ba Kenya navuga ngo ni amasireye. Ngo gute? Si nko gutegera kuri arete yabo man. Haba ibirori abantu babakamera kuri arete. Urabona mu Rwanda abantu bakamera kuri arete kubera udusho tuhabera, no kuri arete zabo haba hari show. Imodoka zakaki byose, imodoka ira kugatona habaye ku manywa imwe, urumva ifite nk'amatara nka 500. Pana za modoka zacu sazi zifite nk'amatara 10 gusa. So nuva aba baby waho kindi bambara akunda kwambara imyenda iri sexe byatari. Barakurangaza nyine umwana yambara style kwa kundi chapa style ziri bukurangaza byanze bikunze. Ziri sexe ukuntu ziri attractive. Usanga rero naba baby batwikaho bari hose, ikindi bari sharp. They are very sharp. Uretse ko abakobwa bacu nabo ebana bamaze kuba sharp, bamaze gucya, bamaze kugenda birekura si nka kera wasangaga abakobwa yibumbaritse nka yantu mitazi kuguruka. Ibintu ni show baracapa show kabisa. Bona ko bashadibu baduha show, aba bucket badukubita show za fresh, tukabona ko n'abantu bageze kure. Even n'ibihugu bagendamo genda ubona ko n'abantu bageze kure kabisa, bamaze bafite improvement irenze. Abastari babina hangaha ba hano mu Rwanda batandukaniye n'abahariya muri za Kenya, no ku rwego rwabo bona batandukaniye he? Imyitwarire yabo ubu nimeze ite? Abastari ubundi hariya kintu ugomba kumenya, abastari baho barinjiza ko n'igihugu cyaho amafaranga hafite agaciro karenze cyane. Niyo babishyira amafaranga menshi cyane. Uretse ko natwe nitwibagirwa igihugu cyacu, kuko baravuga ngo agahugu ka muntu, igihugu cyacu kiri hejuru nacyo aho kigeze at least turagishimira cyane, gifite gukora guhagije tukurikije aho twavuye. Sibyo twavuye kure naho tugeze ni kure, kandi buriya reka nkubwire nta kintu cyaruta igihugu cyawe. Uko ibintu byose byagenda nta kintu cyakurutira igihugu uvukamo. Reka da, igihugu cyawe uvukamo man ni paradizo, especially ko twebwe igihugu cyacu cy'u Rwanda tuzi ko gifite amahoro, n'ufite bikeya birya neza tuje nta kavuyo. Ariko ibindi bihugu ushobora kuba ufite n'ibya mirenge ariko birya nabi, ubirya wagira ngo hari abantu bakuri hejuru cyangwa sinzi, intambara nyinshi cyane kubera abajura, umutekano udahagije mukeya cyane, ibintu nk'ibyo. So kuba stari baho n'abaha iwacu, kubaha iwacu bageze ku rwego rwiza nkurikije aho bahereye naho bageze. Ebana kabisa shout out ku bantu b'abastari bacu, abo bacuranzi, abo bantu baba harya n'abanyamivugo, bano bantu bivuga babavuze. Bano bantu babita baki? ngo babavuze. Bano bantu bavuga ibisigo babita abaki harya. Ntago wanyibutse abasizi. Wow. Abasizi ntago nabasigaye, bana shout ku basizi. Wenda reka nkubaze bakaze cyane kandi ebana baturyohereza ubuzima bwa buri munsi, batuma umuntu atakwigunga, bakagarura n'umuco nyarwanda nawo tuwimakaza, kuko umuco wacu nyarwanda ni ikintu gikomeye. Nuko ngo ni ikintu gikomeye. Urebye ku kintu kijyanye noneho na kitanga iterambere ry'umuziki muri Tanzania, muri Kenya bahagaze hehe? Bari hehe uyu muziki? Bari kure. Sinabwo ujye wumva umuziki w'abanyakenya. Ahubwo mani bari kure, ariko ntago badusize cyane urebye, kuko twebwe twavuye kure cyane harenze aho bo bavuye, kandi noneho natwe tugeze ni kure. Bivuga ngo turakora cyane, natwe ntago twicaye, ariko nabo barakora cyane. Igihugu bataryama, even akazi kose buri muntu wese akora, n'umuturage waho uri hasi usanga akora cyane, ntaryama amasaha make, gukora ntibananirwa vuba. Ikindi barinjiza amafaranga yaho ebana, barinjiza cyane.
ninde muhanzi wumva mu bazi no gukoresha igihe nabyo simbyibagirwa igihe cyabo kirihuta apana bimwe byacu hano mu gihugu cyacu usanga abantu benshi bagikerereza igihe muri bonane saa sita akaza saa 10 mw'abantu mwebwe ibyo bintu mubyibagirwe mwe mukora ibintu nk'ibyo dufitanye gahunda saa sita cyangwa saa 7 uje saa 10 saa 11 niba utangiye kumamagara bitangukupa ryabaye umuranzi niko nteye kandi mukavuga ngo umwana mubikoze niba twavuganye igihe time is a time then time is a money time is a money karire none nakubajije ngo nunu abakobwa ba Kenya slay za Kenya iyo ngiyo na slay zina reka tu na ba MICHOU bina hangaha batwitse Kigali bayisheje batandukaniye he nawe baca umugani ngo ujya gutera ubureze arabwibanza umukobwa wacu buri ararenze ntago namugeranya na bariya umukobwa wacu hari ibyo arusha bariya byinshi cyane ariko baza bakuye aryoshye hose hari happy man umukobwa wacu shano ubuki hose kabisa ntahuriye n'abari abakobwa b'abanyamahanga shaka gusanga ari mwiza nafite note ariko wagera ku zindi gahunda n'ibiki byose ugasanga reka biri inyuma cyane ese waramuri oya urinjiye cyane wewe attention please mu yandi mabanga mwana kumbe mufitanye tubanga ubuzima bw'indani kwenda kure wewe reka time is money hari umuntu wumviyemo yumve byangunda abantu b'abasirimu ibura umubebe buri umusirimu ube wirekura buri sociable hano byo kwikomeza ngo nibwo babona ko ngurenze ngo cyangwa ngo gukiri isugi ibyo no byo ntaho bigikora wasanga ngo icana kiri iyo mutwara irenze shura cyari isugi no mbeshye wenda ubunguye muri net nibwo wahita uyibona nawe ndazikuramo kugira ndebe neza umva ahubwo si sugi yoroshye ya yindi sugi ko bari ibyo nige nzagusujura nukuri kw'Imana imvura dore ndabona natangiye kunyagira icyuki cyane ndi kumwe nacyo nguri isugi imeze ute isugi ya yindi iri yibanza ikanikurikira ko nibizangora gukora akazi ubwo hari nibizangora gukora akazi tipe yabizo kuri ubwo MICHOU mvuze ngo hapanzemo amasiteri amabuye amakaro nikonka yewe ndabanza nkora umwitozo kubundi kugera kwa MICHOU ni ukubanza kwazana bya byuma bimena beto bimena konka MICHOU byanze bikunze ko si byananira yes bamenya agukora iyo bwabaga kwiyo gahunda nzayeba mbikorere tize kujya ntagenda nkugaye ntibyabaho nk'umusore nk'uyu nguyu iyo umubonye afite wenda tatuwaje umutekereza gute nuko nyine nsigaye nanjye nitwa ngo ndi umusitari rya zina ryaranze riramfata ariko mbere before numvaga ko atanamvugisha ngo biti numvaga ari ikirara mfite ukuntu mufata ariko kubera ukuntu umuntu ni mu mutima guhera mu mutima gakurikiza n'ibikorwa akora ahangaha nawe ushobora kuba waguye koraho neza ko mbona ukoraho udomeka koraho neza ubwete dore nawe MICHOU koraho neza ubwete dore nawe niho bihera MICHOU uyu muhungu wamukunze gira ikintu umubwira noneho my god ako kikukuye none se n'ubundi we murebe nabikubwiye ko mwebwe ni mureba akiri imikoro nkubwira ikintu umubwire amagambo atatu ari ku mutima wumva wawe ushaka muterete ntuza kuri mikoro we mubwira ibyo ushaka injire n'indani we murebe mu maso umubwire ibyo ushaka biri kuri ku mutima oya MICHOU cyo nakubwira cyo ni mwiza ku mubiri ku mutima ho simpazi we niwe wiyizi ngaho cyane ngwiye ngo ukore ku wanjye umve n'ukuntu utera neza reba ku mutima wanjye urabona ukuntu hameze neza mutima uratera witonze shamenya cyitonze ukuri kw'Imana interview witonda this hadashya hagomba gushya gute na urana MICHOU simba kumwe n'umwana w'ikivuta hano muramubona umva ateye amabengeza ku bantu bamutamureba ikivuta ni iki uzabimbaze mu yindi interview zaza turi kumwe na MICHOU wenda turi nko koga hano zahita nkubwira ni ikivuta yes muri abantu babiri b'abasitari cyangwa mu kina filime nyarwanda ni igiki mwabwira abana b'abakobwa reka mere kuri wowe ni iki wabwira umwana w'umukobwa
ukiri ufite inzozi zo gukina filime ariko yarabuze habihera cyangwa we nawe ubwo yitinya? gusa icyo nzi neza cyo nuko umuntu wese ufite impano cyangwa se wenda ashaka kujya muri filime akaba ntarabona nyine uburyo ageramo aba yumva bimubyiganamo aba yumva niyo abonye filime iri gutambuka gutya nko kuri televiziyo ahita avuga ati mana we atuwanjyanamo mu by'ukuri ikintu nababwira cyo nibagerageze bitinyuke njyewe ubundi kugira ngo njyemo nagiye ninjirira nyine abantu nkajya neka yes nkajya neka nkavuga ko se boss wiriya filime runaka bamwita gute bakaba barabimbwiye nabaga ntanabizi bakaba baramumbwiye ngo yitwa gutya bamara kumbwira uko yitwa ubwo icyo nashakaga none no guhiga nimero yego nkahita nyihiga mu kanya gato nkabamwandikiye kuri WhatsApp ati mpa amafoto nicyo kintu cya mbere na mbere babanzaga kumbwira sinzi impamvu ariyo babanza guhita ati mpa amafoto baba bashaka kureba appearance yawe okay noneho bundi ikintu babazaga kumbaza ese ufite impano yo gukina filime yes ndayifite noneho bagahita bambwira ati ngaduha amafoto natanga ipiki ya mbere hawe n'umuntu aranga nihe wibandaga gutanga kugira ngo agahita bamera amabavu nagaru kwikina ifoto watangaga wibandaga ku kihe gice kugira ngo bakibone? no njyewe ubundi njyewe mina nubwo nzi no kwifotoza pe mfa kuba gusa ndeba uwo maze kumbona ifesi wambonye ukuntu nteye physical umuntu yamara kumbona akavuga ati wow MICHOU uri mwiza pe yamara kumbwira ngo ndi mwiza ubwo noneho nanjye ngahita ngira icyizere buriya umuntu akubwiye ngo uri mwiza uhita ugira icyizere noneho ngahita ngira icyizere ahubwo waba yongereye noneho yamara kumbwira ati MICHOU uri mwiza washobora iyi role runaka aturiya miniya washobora iyi role yayimbwira kuko nanjye nkumva hase MICHOU ko kubundi uri mwiza Rwana ni rwiza urabona rudakoca umwana arakoma cyangwa tujye twemera uyu mwana arakoma sinzi abantu nabonye bivugisha kuri comment ngo nkwe umwana arakoma umwana icyuki ahubwo wowe ujye umekinga ashobora ko sister ari mwiza naho uyu nguyu umureka ni mwiza uyu ni mwiza ako se nk'umuhungu ubwira umukobwa akimubona bwa mbere kandi bataranahura uriya mukobwa ni mubi muri comment ataramubona batarahura uriya mbyita nko kuvangirwa hari igihe abaterwa n'utuntu tw'udusazi ariko ashobora no kuba nka MICHOU atari guyiwe agahita mwita ko ari mubi kandi baravuga ngo ibi bitari ibyawe buriya hari ba nyirabyo nyine no okay wari wambwiye nuko natambikira ariko wari wambwiye ngo nihe nama nagira abana b'abakobwa nago narenze umurongo cyane abana b'abakobwa bakwiriye kwitinyuka urumva bakwiriye kwitinyuka ewana akajya agerageza gucengera upfa kuba wifitiye confidence ufite self confidence uvuga uti njyewe ni njyewe kandi ndikunda kibazo nta mukobwa aguye muri ino pisine ubwo rero tumuroba hari ikibazo nagushubije nyine tu yes MICHOU wari kwitinyuka bagaragashaka iyo ufitemo impano ushaka kuyigaragaza cyangwa hari uko yumva bidasanzwe ushagomba kubigaragariza abandi bantu jeje nakuze ndi umustar abantu twiganye barabizi giye bankenguza kuma harya twazitagara samburo makera turi abanyeshuri je narinjiraga abanyeshuri gatatu cyamamare kandi ndi umunyeshuri uzi ko nanjye buri ikintu uzaba cyo nta hantu gishobora kujya njyewe nta ndirimbo nagiraga nta kintu kindi nakoraga ariko napfaga kwinjira mu kigo na headmaster yewe umustar yaje abyumvise ko ari Queen na King je narinjiraga abantu bose agatavuza induru na master akavuga ati umunyeshuri umwe niwe utumye muhita murangara mwese amaso muyerekeje kuri we ngewe mise mbura agaciro numva ko kurukaze mani babikurimo ibintu nk'ibyo kwa gukurukaze biba bikurimo kurukaze hari akantu uba ufite muri wowe gagatuma ukaze nyine ugomba kugaragaza hanze ubundi MICHOU iyo bavuze umustar bishatse kuvuga iki? umustar rero nje kuntu mbyumva cyangwa ukuntu mbibona bisobanura ndagufasha nanjye umustar ahantu uri gumbe nasobaneye neza nyine soke ndahita nunganire gane mpamvu bandanye abantu babiri umugore n'umugabo ngo bunganira ubu rero hano gende hano kukunganira nta cyaguhutaza amarereka harahiye
ahantu ahiye atashye atukombeye umusitari wanjye arawe. umusitari bivuze iki? Okay, umusitari ubundi umusitari ni wa muntu nyine ugaragara ahantu hose ugaragara ahantu hose ko adasanzwe akora ibidasanzwe n'iby'umuntu wese. ubu ngubu nshobora kuba ngenda hari muhanda bakamagarika ati uyu ni umusitari wenda urugero, kandi hari igihe batigeze kumunyita, ubwo icyo gihe wenda ntigeze kumwitwa nyine urumva ntabwo narindi we. ubu rero impano yanjye yari ndimo yaragaragaye n'iyiranga kuri umusitari. burya hari no kubona guri umusitari ko ntabikubwira akagata mu mutima akabati uriya muntu uri kiriya cyana mbere ntabwo nari kiriya cyana, nari kariya kana. wari unanutse mbere harimo neke. noneho wahuye n'ikiryo noneho uzi noneho wahuye n'ikiryo ibintu bihita bigenda neza. ibuno nibwo ryari rihari. ubu ushatse umugabo noneho ko hahita yongeraho twa tuntu harya batwita beduze. umva mani uziko ubwo byahita bigenda gute noneho ibaze nk'ubu tugahita dushaka urumva byagenda gute ubonye na twa tuntu ashya koko none uguhita uzana isura imeze nk'iyiki cyangwa se kuba kabiri wandundaho amatatu. wow ibyo nabikora keya nyinshi cyane umbatasi yahita azanaho amatatu ku mubiri. ntabwo zajyaho sha zizajyaho ubu ngeze gutya wenda reka guhobera turebe ko kari guhobera nawe urinjiye cyane. urashaka ko muhobera na mwambaye oh my god wallahi cyo kora harahiye koko turahatwita cyo koze umva mishu nkubwire nyine umva manange kwanza reka mbigira ibanga taza kubikubwira twatandukanye na Emi. ego ndi manager eraga Emi ni manager wanje. uzi ko ari wo mbwira ati uyu munsi nubyuka siko ntari mbizi gutya na gutya ako sinari nkazi uno munsi ukaburantwikiye rero ngomba kubisha akabarantwisha washaka uburi manager umwana nituza kuva hano yankunze ntabyo kuza kumanaginga urukundo rwacu urukundo ku ruhande akazi ku ruhande. iyi interview ni iransekeje yes cyane. mishu umusore mwahuye mbere tukishima baju atashya sagomba gushya. mishu reka nkwibareze kuki abakobwa b'abastari abasore babatinya, abakobwa b'abastari ko iki abasore babatinya noneho abakobwa mugatinyuka abahungu b'abastari kubera iki? ariko Emi reka nkubwire abakobwa rero ahubwo ikintu nabonye abatipe barabatinya bacyoroheje ukuntu ariko noneho twebwe tuba turenze. uhita uteretwa noneho n'abantu barenze hahandi wumvaga utari no kuzagera hayi ko bikaze. ubu maze nko kurya nk'inkoko zingahe z'abantu bari muri high level bose yazibara ni nyinshi we ntubyumva. oya no okay reka nkubwire ukora subukunde ihubwo ibihe biryoze kumumbariza nko kwirimo buriya hari agace nabateguriye tugana ku musi hari agace wagira uwo mubiri utarya inkoko ingo ariyo mpamvu uyu mubiri biterwa n'inkoko. inkoko ntiyaburamo yaba we uziko hano hose harimo mishu aratitira niba mujya mwumva abana bita tetema mishu ni tetema uyu mutipe tugomba kubatwika agashya ngiye sinjya aca ku ruhande. iyo uri mwiza ndamishu ngiye uri mwiza nkubwira ko uri mwiza. iyo uri mubi ntabwo nabikubwira oya hariya nko gutera umuntu nk'igisebe ngosha cyako kandi nta n'umuntu kari mubi ababizi gusa nta nkumi yigaye iyo uri mubi nta n'inkweto iburi yaje. reba nk'ubu umwihariko dufite utuyegera hano twese oh my god kamera zooming hahiye ko tubyaranye nk'ababebe none umbyare umubebe ngasanga atadufite wahita umbwira ahantu wamukuye ingo twese tudufite ni gute umubebe agomba kuza. Emi yari yabibonye ko ugafite Semi wari wabibonye ko twese dufite indegeya. hari umuntu muri comment cyangwa nkwe ng'indegeya twebwe dufite umwihariko wacu turi unique turi abantu tudasanzwe urumva uhita unabimenyera aho ngaho uyu munsi
kabisa tazongera kuvogera ututubara umuntu turandaguriza ngiye kumubaza ikibazo ubundi ndabaha mikoro tugana ku musozo Michu ufite umukunzi kandi no mu mwaka ushize warabimbajije ubu mbikubajije turi kumwe n'umusore ubwo rero ngewe asobanure neza kandi shira ibyo bintu by'abakunzi uramufite kumva hambi yicaranye n'umusore aka kanya cyangwa reka wowe bucecetse mura ufite banza umubazira girlfriend shangiye ntawe ifite umaze gutandukana n'abakobwa bangahe oya nge ntabwo nakunze gukundana cyane kuko urabona ngewe namaze imyaka hafi nk'irindwi 6 gutyo mba muri Nairobi urumva nabaga nziranye n'ababebi b'abanyamahanga ntabwo nari ngi gukominika n'abakobwa b'abanyarwanda so ngarutse rero nta myaka ndamara myinshi ubwo urumva ndi guhinga bushyashya yes ako se murareka wenda nkubaze nawe ndaza kukimubaza umukobwa ufuhira boyfriend wiwe cyangwa umuhungu ufuhira girlfriend wiwe ubyumva ute wowe gufuha uri umuntu ugufuhira abagukunda keshi cyane kuko umuntu utagukunda ntiyagufuhira yagufuhira atese kwavuga ati ikigenda gikora ibyo gishaka nubundi se ko ntamukunda nagenda akora ibyo ashaka rwose ndi kumwe nawe nubundi ariko still umuntu ugufuhira cyane even nubwo yaba ari umugore urana n'umugabo kabona akukwitaho cyane akominikana nawe cyane uriya muntu abagukunda kabisa 70% 80% gutyo biha agaciro kuri uriya muntu abagukunda so unkunze ukafuhira nta kibazo kabisa Michu wowe byumva ute umukobwa gufuhira umuhungu icyo nakubwira cyo bitera stress keshi cyane gufuhirwa kubakobwa mwe my dear reka nkubwire ahubwo ubwo wenda ugize kakanu kateka itwa Kigali wishe yasi ahubwo we ubwo nabyumvisha wigeze gufuhirwaho n'umuntu woroshye hariho umuntu ufuha naho urakaza cyadanje nje nshobora kugufuhira wahita unyica pe ukiza ka nshobora kugufuhira merci nshobora kugufuhira ukavuga se mana nyagasani noneho uyu muntu dukundana wenda mugirane ndamukizwa n'iki bikura muri mood y'urukundo gusa gufuha ni byiza nanjye nyine utafuye ahubwo naba mvuga ati hari akabazo mfite utafuye rwose ibyo bintu niba biryoshye ngewe muntu uzankunda ugomba kunkunda ugomba no kufuhira nanjye ukamenya ko nguhozaho ijisho akajisho ngashyiraho ntabwo nashyiraho zoom cyane ariko urabona hari ukuntu ureba utuntu ugashyiraho zoom kugira ngo tubone neza nanjye rero nashyiraho ka zoom mva nkubwire njyewe Emi uzi byarize gukundana n'umuntu aramfuhira n'abantu agufira byatari n'umuntu ariko mvuze umutipe yaramfuhiye hahandi tuba turi kumwe agafata telefone yanjye agasoma ama message ibaza umutipe wajyaga inbox bisanzwe akajya WhatsApp akajya Instagram akajya Fibi kuri message nta kigenda ko n'umugore n'umugabo bashakanye ntibakijya mu bintu nk'ibyo ngo umwe ajya muri telefone y'undi kuri no kwitera stress mureke we gushugurika nawe akora ibyo ashaka nabona umwubaha ugakorana n'inshingano zawe ugombwa usabwa arakugarukira ntabwo yakora amafuti y'umuhaye rugari nawe arakugarukira akanagukunda cyane yes oya ahubwo n'ikindi umuntu iyo atiyizeye arafuha cyane nimba utankunda usa nabi utazi isuku utagize ate arafuha nimba utankunda nk'uko bikwiriye cyangwa ukabona nyine nje nawe tutari abantu bamakinga wenda Michu turagendana bakavuga ati kiriya gitipe ubundi wacyemereye ari kumva abantu bubu ntibagihisha urumva abantu bubu ntibagitinya uraba wibereye kumwe na boyfriend or girlfriend isi tugezemo niyo ukuri kuvuga ukuri kuri kukamamara uru rukobwa warukundiye iki ubwo batangiye kugushyiramo ako kantu ni complex deja noneho mwatangira kuba muri kumwe ugatangira kuvuga uti shaka ko mugani ntago dukwiranye yaramenze none niyo complex nayibaho ugafuha noneho birenze umusista wawe yes umukopine wawe yajya avugana n'undi muntu ati baramutwaye noneho nubundi bambwiye ko tutaberanye ndi kibi ariko mu byukuri nimba umuntu mumatchinga fresh mufatana agatoki kandi bakavuga ati wow Nike n'ahantu hose muri ibintu byose bikuzura biba mahwi baravuga ngo biba mahwi yes ndeka mbabwiye indani reka tujye dukoresha ukuri urumva
aho muri hose ibintu byose bikaba fresh uhita wumva umuntu wawe muruzuzanyije uriya nyine ufuhira cyane urafuha kandi katabura ndega karanago kabura Yesu yakunda umuntu ntago kaburamo gake ariko ugasiba gukabya uwo muntu icyo kintu cyatumye neza dutandukana burundu yapo urera imina kabisa. Yes mura ni igiki uno mukobwa haramutse hagaragajwe filime y'ubuzima bwawe uyu mukobwa mwicaranye ku ruhande rwawe ni igiki wumva muri filime yawe y'ubuzima bwawe bwose n'abakobwa wahuye nabo bose mwaryamye ukuva ukivuka kugeza uyu munsi nakaye gace wumva atareba muri filime yawe atareba kuba atakwita kubona ahuye nabo abari bo bose kwenda byamukomeretse ntabwo ari benshi ahubwo buriya naje gusanga niba ukundanye n'umuntu hera hahandi mugejeje ntuze kwita ibyiwe bya past uheraho ukomezanye nawe kozi ndumva ujya gukundana n'umuntu mwaricaye mukaganira ukagenda umenya ubuzima bwe uko abayeho imigenzereze ye imikorere sibyo ibikorwa bye so ntabwo numva ko rero naje gusanga ku myaka gengejejemo iyo ugiye kuri past y'umuntu ushobora kumusuzugura ushobora nta kuntu bitakwabazaho kwa kuko si ibintu n'ubundi bikureba byabaye mutari kumwe mutaranamenyana kandi hari kuntu njya numva bavuga ngo twamenyanye nkuze sibyo ibara twaramenyanye nkuze ndeka past uyihorere jewe duhere handi twamenyaniye then umbwire ati baby nzagucunga kugeza turi kumwe ngere bya past sishaka kubimenya ko past ushaka gusanga aho ushasanze n'urugero wenda narajyaga se oya reka nifata ariko n'ubundi atanze urwo rugero rwabarwarira najyaga nigira nka club ngatahana icyana ugahita uvuga ati ubundi byamfasha kimana atiriya niga kumbe yajyaga ijya muri club igatahana n'icyana none si wowe umugabo mwiza iyo ageze hari umugore mwiza urakocorana ntabwo rero ndi bugenda ahantu ngo nizagura n'umugore mwiza kandi nzi ko ntarashaka ntaragira gute nta muntu ufite inyuma yanjye ungenzura ngiye gukora gahunda ndayikora da ariko niba nzi ko noneho ngufite bya bindi byose ngomba kubyera imina nanjye nkabyibagirwa ngakomezanya nawe nuko nguko MICHOU wowe nakaye gace muratareba muri filime y'ubuzima bwawe bwose ngasubiza ntago nkubeshye nkubwije ukuri njyewe rwose singiye kukubeshya pe nkubwije ukuri ni nk'uduce tubiri akambere tubiri naba nifuza ko rwose atabona ako ukuntu nanyaraga ku buriri wallahi rahira jo aho ngaho ndakubabarira n'ibintu byagiye biba kuri benshi ubwo se warekeye kunyara ku rufite nk'imyaka ingana nabiretse nkuze niyo mpamvu numva ko atabimenye nk'imyaka ingana uracyanyara oya abase yarakuze byarakuze imyaka afite yo nari ibintu kandi emi koko mu by'ukuri hari umuntu ungana nawe wanyara mwibarije ikibazo wabiretse ufite imyaka ingahe banza usubize anye ndakubwira nabiretse afite imyaka iyi cyaburi feke oya mbabarira umbwire cyanyara uko ngana uko cyaye mise subize ko mudatuma abafana banje banyanga sinanyara ku buriri ngana gutyo ntago nyara Emi nawe uratandukiriye ratambwiye akuramuzi reka banza asubize Emi ratabanza usubize warekera kunyara ku buriri ufite imyaka ingahe narekeye kunyara ku buriri mfite nk'imyaka nka 12 12 ku mukobwa bari mukuru wenda kujya mu mihango nyinshi man habuzeho gato ahubwo nari kuzajya njyamo ngahita nyara yo we ariko yes narabikize ubu warabikize umukobwa w'icyuki munagusanganye nk'iyongezo baba we wakwihangana nyine wapfiramo yakunze umuntu nyine bajya nyambika amashashi pampexi nyine ngo umuntu ukunda ntacyo utakora wapfusha da kugeza uyu munsi cyo koze ngiye nakubeshye ngiye nabiretse mfite nk'imyaka 4-5 urumva we wari mutoya man nukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi ntago bikikuba narahuye nabyo ntago bikikuba sinanarota basi ndi kunyara ntego rata ukangutse ugasanga wanyaye ku buriri cyane kuri kwimana nahita nsenga pe byaterwa no muri kubwe yatajya gushaka pasiteri akamusengera uyu ni igipagani ni igipagani manager wanjye
uryamanye na muraranye ugasanga wanyaye ku buriri wakeka iki? nahita mvuga ati so byagenze bite asa nakubabarira azirongazi nawe ngukunda nta kibazo byantera ngukunda ntakumva ko nyine ega mu buzima nta kidashoboka ntakumva ko nyine nta kibazo nkabyihanganira okay wenda ntago byabura kumbabazamo gake ariko buri umuntu ukunda nyine urihangana Mura somera aka kantu ukambarize Mishu. Ese Mishu kuki bagukubise unyara ku buriri ukiri muto ariko nk'ubu uri mukuru waba ariko nk'ubu uri mukuru waba utanyara ukabizira? Umva kuntu kivuga kirabajije ngo Mishu, ese Mishu kuki ukiri muto nyabagukubitiye kunyara ku buriri? Yajyajyantse nabi bagukubitiye kunyara ku buriri ninjye nacyanditse nabi. Bagukubitiye kunyara ku buriri uri mutonya. Kuki uyu munsi iyo ushatse umugabo umugore wenda ngo ntabanyara ntibune banyumve nabi ko mvuze nabi ugasanga ngo ni ikibazo ukajya kwivuza kubera iki? Emi cyokoze wubahwe yo nabanguriye iki ntabwo usanzwe. Okay reka ngubwire icyo kintu si ikibazo. Reka murisha gusubiza. Mishu ndashaka kukubaza akabazo. Ugeze kumbwira ko kera unyara ku buriri umwana ajya gukubitwa? Yes. Ko hari igihe hanze aha ya numva ibintu rimwe na rimwe bigendanye na gutya ngiye kukubaza. Urabona ukiri umwana wanyaraga ku buriri ugakubitwa siko bimeze? Ese kuki iyo uri umwana unyara hariya ku buriri ugakubitwa kandi wakura waba nk'umudamu utanyara tuvuge wageze mu rugo rwawe wubatse bikaba ikibazo wenda bikaba byakuviramo no kugira ngo ujye kwa muganga nkaho ubwawe ubona biterwa n'iki nk'umukobwa mukuru? Rero impamvu iyo ukiri umwana unyara bitewe n'utuntu wiriwemo ubuzima waciyemo buri munsi. Akenshi njye nananyaraga ku buriri ndose ko ndi kwihagarika nk'ahantu numva ndi kwihagarika neza numva ari byiza nimba ari ibintu biryoha ni ukurota uri kunyara. Biraryoha cyane. Uba wumva uri kunyara neza. Sindasubiza icyaga. Banze usubize rero. Nicyo utegereje ndakubona. Wa muntu noneho wabuze bya bindi abigizeho ikibazo kandi aziko urakuze wakagombye no kuba biriya bintu bigomba kubaho. Kanzi ko kunyara kurana bigenda n'iki umuco nyarwanda nta kantu tumenyere ko kabaho. Yes. Ibyo bintu biratandukanye ukuntu umuntu ari umwana ari gato yanyara ku buriri no kubukuza ukuntu nyara ku buriri ni ibintu bitandukanye. Urumva iyo ukuze rego nyarunyajwe. None se ndabeshya. Umbwire hoti wenda biba byagenze gutya cyangwa ni wa muntu uba wabikoze nabi? Sanga umbwira rwose. Okay. Mbakubwira. Iyo uri mukuru ufite unyara ku buriri hari umuntu wabiteye. Yes. Kandi mu muco nyarwanda ibyo bintu twaravutse turabisanga tuzanabisiga kandi binubahwe. Binubahwe kabisa. Ko gutanyara ubwo buri abafite ikihe kibazo? Okay. Nukuba byakozwe ese nukuba byakozwe nabi. Kuba tishimiye wa muntu bari kumwe biba byatewe n'iki? Kuko jewe kuri nkange numva ko umukobwa nyarwanda kandi wujuje ibisabwa. Hiba rwose kira gikorwa cyabayeho neza agomba kunyara. Yes ariko hari igihe bitanabaho bitewe nawe reba ukuntu umubiri wawe umeze itabaye sawa rwose haba hari ikibazo. Heka ko waba yabikoze yababikoze nabi. Ikibazo cya kabiri. Aba yabikoze ntiyabikoze nabi. Hari igihe kunyara reba no mubiri ukuntu umeze. Hari igihe nabamwebwe mubikora nabi ukagenda uvuga umusisi bayewe nguriya ngo nta kigenda ngo nibwo agenda azunguza amabuno azunguza gusa nta kintu kirimo. Kumbe nawe nuko kubona ugenda mu ipantaro. Shangeweho wapi ntago naswata kwako kageno. Niko nge narasa ku ntego sinkubere. Ubundi wowe hari ukuntu umuntu ashaka kugira kubona amazi atashatse kandi iyo ushaka kunywa amazi ujya kuvoma.
bivuga ngo umuntu agomba gukoresha bwa bwenge bwe kugira ngo abone ya mazi. uzi kuvoma ajewe shagenda bizi nari kabisa. ikibazo cya kabiri ubundi namisha kubaza ubundi dusoza reka mbaze nawe mbaza misho mubaze none se mura wansobanurira impamvu abagabo benshi cyangwa se abasore bakunda guca inyuma abakunzi babo cyangwa abagore babo ni ukubera iki? Kandi ntekereza ko ibyo baba bagiye gushaka hirya ababa yabitaye no mu rugo. Yes, yabisize. Kubera iki bijya bikunda? Rero urumva ni nkuko twavugaga ku bintu bigendanye na n'iriya gahunda. Ushobora kuba rega udakora gahunda neza cyangwa nta mazi ufite koko atayumva. Ahubwo noneho uvuza kandi atayumva agasanga uri mu kagatare hariya kandi akatisha buriya hariya wabona biryoshye sha. Yes, reka ngaho nimba umuntu wawe mubana adakora ibintu neza ku rwego wumva ukeneye wifuza. Yes, mujya inama mukabiganiraho, ariko se mukareba igipfu iki kintu birapfira mugashakisha umuterega. Buriya nta kibazo kuri iyi ngira ngo kitagira igisubizo. Ndahira ni ukuri uri umunyabwenge kabisa. Ndagira ngo nibiramuka bibaye utazagenda ukajya ukatakata. Ngajya mvuga ngo misho nasanze nta kintu kirimo. Mbabarira banza numve. Urabigeza aho biryoshye. Uri gutwara mikoro. Oya mbwira. Murashobora gukora amabara. Ikindi hari akantu tujya twumva kavase kabaho kavase, sinzi niba nawe ujya ubyumva. Hanze habireze cyane. Ariko nanjye ndeba nk'abana sinatwara umukobwa ntari ya vase. Reka avase none se ngomba kubanza kumva ko ari muzima. Fungutse rwose ibintu gahunda ari sawa. Yes, reka mbashimire. Reka nje iki kibazo nyibaze Mishu, kubera iki umukobwa cyangwa se umuhungu yakundana n'umukobwa ugasanga umuhungu aramubwira ati se baby wampaye kuri avance, umukobwa akamubwira ati ngewe sinshaka kuguha kuri avance, nzaguha twarabanye. Noneho mwagera mu rugo waryamana n'umugabo wawe, mwasoza cya gikorwa muri mukavuga ati ibi bintu wabikoze nabi, uba warabikuye. Mbere utarambaza gutyo uwo mugabo we aba yasanze koko uwo mukobwa ari isugi. Isugi rega biramenyekana, biragaragara. Hariho n'umuntu bihakanira tuzabikora twabana. Isugi na kera kose se babimenyaga nyine. Yes, yarangiza akabimenya mwageze muri cya gikorwa. Ese wowe ubusanze ari isugi uwo mukobwa? Rega umuntu ashobora kuba ari imanza atazi iby'isugi kandi wowe ugahita umubwira ati ibintu wabikoze nabi. Okay, umubwiye I think ntekereza nyine ko ukuntu hanga nta kigusubiza. Abakobwa benshi ntabwo yakwerura ngo akubwire ko abikora. Wihagararaho ukavuga uti nta n'umukobwa ukubwira ko yabikoze. Yes, se wowe uri kumva wabwira umuntu w'umushuti wawe ngo ndabikora. Nibibaho ese musheri wawe ko. Yes, reka mbashimire Mishi. Icyanyuma wenda nk'iyo umusore ashatse umugabo nako umukobwa wenda hari ukuntu ashobora kwiranja akaba yahamagara akaba yagura ku ruhande akajya ku muhanda akagura. Ese wenda nk'iyo umukobwa abishatse ariko rero hari akagura yewe mba nibarije Mishu niba ashobora kujya ku mugabo nta vase Mishu ngo wajyayo kantu kasubiza gapfa kujya ku muntu gutyo ukamwikubitaho utarumvise uko bimeze niba zi gahunda cyangwa ntayazi. Yes, Mishu ntabwo uratanga avance muri gahunda ya kirokore. Ya kirokore rwose tuba twubaha Imana. Tuzi ko nturi umurokore. Tujye mu buzima busanzwe. Okay, ubwo kirokore ngiye kugisohoka. Kikire ku ruhande. Nanago nyijya ku ruhande. Okay. Subiza basi gutyo. Umva. Yes, nagenda nta avance. Abwo agiye ujyaka kubiriza byagenda gute? Cyangwa ugasanga nta n'ubugabo afite. Ugasanga nta n'ubugabo. Kazaga kantu kabanda ntayo. Ntayiriho. Wabigenze ibyo ni byabigerageza ngo na kera byahoze. Yes, reka mbashimire mwakoze kubana nanjye. Reka nshimire abantu mwese mukomeza kubana natwe kandi mwomeza kubabwira ngo kuri Hilltop Hotel tubafite ibikorwa byinshi, tubafitiye resto bar, tubafitiye gym, tubafitiye sauna massage, tubafitiye ibyumba byiza byo kuraramo, tubafitiye ahantu waruhukira, ahantu wakorera inama, ahantu wakorera ubukwe. Ni heza cyane kandi ku giciro cyiza. Ushobora no kubukinga
ubishaka Hilltop Hotel riherereye ku gice kijya ni hagati y'umusigiti w'Iremera ujyana Kanombe ku kibuga cy'indege. Ese buri uzamuka ni hehe? Ni iburyo ni ibumoso? Uzamuka iri ibumoso, umanuka iri iburyo bwawe. Ni hoteli nziza kandi babafite ibintu byiza kandi ku giciro cyiza. Reka nshimire muramura, ndagushimira. Nanjye ndagushimiye cyane. Nubwo mwavuze ibishego byinshi buriya niko byari bimeze, wenda bitewe n'ikiganiro se cyangwa n'ubwuzu twagiranye. Michou nawe wakoze kandi ukomeze urinde ubusugi. Rwose ngomba kugumana ubusugi bwanjye. Imana ishime ko wakize kunyara ku buriri. Reka mbashimire. Reka mbashimire, nitwa MICHOU kuri Instagram, nyarukira ubundi following, ubundi gahunda zibanze zigende neza zacu. Umuntu dukeneye Michou nahinduye Instagram igena Okay, njye nitwa MULA Tatto. Ku muntu waba unkeneye, ndi umutatu artist muri Kigali. Ku muntu waba unkeneye rero akeneye nka tatouage, yanyandikira kuri 0780649960 cyangwa se akampamagara, cyangwa se akongera akanyandikira kuri Instagram yanjye na Facebook ni MULA Tatto. Uhita umbona. Michou yanjye nitwa MICHOU bifatanye 95 official. MICHOU 95 official niyo Instagram yiwe. Mwakoze kubana nanjye, Imana ikomeze kubana namwe kandi Uwiteka Imana akomeze kubarinda aho muri hose. Love you so much my people.